ntabwo bishoboka disipurine yewe disipurine Jere ujye niyo twiyunze tume dufite urugo rwiza twashizemo ukuntu bari byiza. Yego. Hanyuma unyibukije kandi gupaka uzakugurira. Nzakugurira akantu kitwa Macedoine. Urumva? Ariko Jere kikira ufite ikindi gitekerezo. Yego. Ukuntu bijyanye no kwishyura abana minerivare. Twagakwiye kujya tuyabika kirikare abana bakishyurirwa ku gihe. Upana byenda byo gusanga dutinda ugasanga ahubwo niyo bari kwishyura amashuri yatangiye ibintu biba byahenze bose bishaka n'ibyiza babimaze. Icyo ndacyeme Ikindi cya kabiri kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Urundi ibintu byo gutwerera umuhisi umugenzi mu kimina muri groupe bagushize mutazi ngo nizaye ibyo nabyo tugombe tubihe umurongo. Dore igitekerezo tujye dukora urutonde. Uyu tuzamutwerera, uyu ntituzamutwerera. Uyu tuzamutwerera ntitujyeyo, uyu tuzajyo nitumutwerere, uyu tuzamwihorera. Ibyo hari ikibazo? Nta kibazo. Ikindi rero sigaje ibindi bibiri. Ubundi nge nawe ibintu byose twabishyira ku murongo. Ngewe ndabyemera. Ikindi shere ibintu byo kwijyana mu kabari ukagenda ukajya mu kabari ugatepansa amafaranga ukanywa wenyine ndi umugore wawe nicana mu rugo ibyo bintu ntago ari byo. Ujye uzana agacupa tukagasangira twicaranye wabiki. Kwibitekerezo nambe honde ariko nguze kamwe kanje nakwe nk'akatwe gasangiro waba ari umujyo mwiza icyo nacyo ndacyemeye ariko utajye kuzinywera mu kabari ikindi nakwisabira buriya nawe ujye umba hafi nta kibazo gihe twe turi kumwe ntutumenyenda ntarabuka ngo mari igihe ugira impungenge ubonye nagiye ngatinda utazi yego reka umwanzuro wanyuma cyo igitekerezo cyane ndashaka ko tugura gaze ndayine ahantu hose umudugudu wose nta bantu batabaye basirimu nitwe dusigaye dore igikoni twatekeragamo twagisemo upangaye kwirirwa na kababurani imbere y'umuryango umuhisi umugenzi ngo dore batetse kawunga dore batetse indagara dore ibyo bintu ndabihaza wareka tukakigira ikibanze muri byose kuko n'ubundi byo twakora byose twabikora uko twariye kandi twariye kijyambere noneho rero Nareka nk'umugisha wanjye sibyo kamwereke ko nanjye mba ntari aho ngaho nicaye gutyo nk'umugore udafite ubwenge aya mafaranga ubona ni 50,000 aya mafaranga uyahereho ugenda ujye kuri banki ndanagura na gaze y'amashiga 2 ugenda ujye kuri banki ubikuza ndi uyongere uzane gaze ibyo biroroshye akera dore ko ujye uvuga ngo nta cyomasi Kerambere yatangiye no kuri madame umugore ni nk'uyu nguyu umba nkubwire disuranzanira ise nkakubona mu myaka 18 disi urakoze nareka ngushyira amazi muri dushe yego ugenda ndabona uyizana sawa shamana ndabona ngewe ibintu byo gukopa ngiye kubivaho abantu bose shawo uri mu bintu by'amadeni nge naje kugutera stories zimaze iminsi zimba warangiza ukazana ibintu by'amadeni shabe uziko udashobora gucuruza udakopa se ariko hari igihe nyine banaguheza bakakwambura ntuzi ko se tegeza araturanye na Helomani n'amatwi nyuma harya ngo agahungu byagenze gute shamani ejo natahanye n'umujama nyine nzi ko afite amafaranga nzi ko afite ipinda man ngeze home nizi ko niteguye amafaranga jama aranjabuka ahita ntangamo passe ku kindi kijana ariko nyine uko byari bimeze bro yari afite amafaranga wo bananzeho passe nyine uwo wa kabiri apana ko kabwa yaragwaye byagenze bitse muri bombi se ninde wagwaye amafaranga zose nibwa byarangiye nyine ukoreye ubuntu none urumva none nizeye ibitangaza ntabyo nigeze mbona ankubitundi undi nawe amberuka ariko se buretse gatorana ibyo bintu uracyabigira mana nge nzi ko wabiretse ese wabireka ukabahute kandi ariko kazi ariko se kukiri muto kaburi mwiza ukaba ugifite imbaraga wabura ibindi bintu bigutunga none se ugira ngo umuntu ntashonga urumva nzaguhorana none urashaka kubukoresha gutya ahubwo nibwo uri kubwica
ngereka nkwereke nureba njyewe ibintu byose naraciyemo nibiki nafashe umupira hasi nogeranya udufaranga dufaranga mvi Kigali ndaza nikorera akabari kanje erego ni wowe umenye ko ufata ihena agifata igihebe none wowe urimo urambwira ngo nzayifate cyane niba utekereza ko ubuzima uzabukura muri biriya bintu noneho ikintu cya mbere cyo baraza bakagutwarira ubuntu icupa ry'urwagwa riragutwara nk'ubwo urumva we future ari iyi udungu tw'amafuti twatundi dufite imvuzo mu menyo man ngiye utwara igihe ngubona utambikanye n'umuntu nkumva agenda karanyije ese kazakuce kugeza ryari ngiye mba ngiye nzi kafite ibishoro ahubwo kugera ya waje ubanza basi ugakora iperereza ukamusakasaka basi aho kugira ngo ugene abantu benshi batwizeza itangaza kandi siko buri gihe mu gitondo uzumbwira ngo noneho ngo byagenze gukeka ngo ubwizukuri hari igihe uzagenda none ugasanga n'inamayibo bakanakwiba nyine urwange ruzaba rwagiye ngiye reka nkwereke ngiye naguha akazi hano ku kabari kanje urumva ukajya wakira abantu ngiye umereza akazi hariya hantu nta basore beza haba ibisaza nabyo bikinuka akantu kagahuye nigutambira ngo ibyo bisaza ko bigutahana rega nasone urikaraga uri kwicira brongo ni ibisaza kandi udusore tw'amafuti twiruka tugutahana tukurya amaturo y'ubuntu mwagiye mureka ariko kwijijisha mani ko tuziranye shaho utabusike bwitumera ibyo ni ibya kiri ariko ni igiki ndi mu gikari siko wijoje cyane cyane arabasinzi nayo bagusaza nubwo nkubwira ngo ibiki n'ibiki nago mondebere none wari kwisirabika urakaze neza mboga zizanye urakoze kwizana nizere ko nzaniye amafaranga yaketswa n'inkuru nziza ariko imana ishimwe nizere ko uyazanye ariko nari ndimo ngenda ntago wicara nihuta nashaka ntago wicara ntago nice kukwiye mereza rero ntago ari ibintu bitinda amafaranga nyine umushinga w'uburyo ngiye kukwishyura zana niba ari byo kwishyura byo ntaribi urayazanye nizere ko uyazanye oya kandi ngiye umva igitekerezo mfite mu itsinda tuzagabana ejo bundi nabyo mananje ejo bundi cyaje wabimbwiye ubwira ngo wagiye kugira ariko bishobora yuko tutarinda igihe cyo kugabana nkaba nanaguze buretse gato reka twumvikane ari amafaranga uraze cyane ntabwo yazanye sinjye wizanye hari rwa ruza hano nturuka rero wakagombye kuba ubizi neza ko kuva wizanye hajemo n'amafaranga umva nkubwire banze unyumve neza amafaranga yawe harugwa nyahakana amafaranga yawe ubundi kino kigabo cyaraje sinena guhaye ingwate tetwa kamanze mvuga arambwira ukuntu ngo bafite ibibazo wagiye unubaha ngo muha amafaranga ngo mugurize 100 azana imbabura si bukeye umugore waza yasaza imbabura barayitwara uracyagira n'amafaranga none ari kumbwira ngo n'amafaranga yanjye azana hano uko byatangiye mujya no kwishyura mujya mwishyura mva nkubwire rero ibyo kugabana mu itsinda ntago twabirindira ahubwo umuntu yajya kuguza mu itsinda ariko none ubanza ubyumve niba wari wizanye nizere ko warundi bizanye ariko nje kukubwira ko yuko ideni ntarihakana njyewe rero twe tugambo ntabwo bajya batunza nawe agamba sinone ntabwo bishoboka byose birangizwa n'ibishikirano oya muri segatoya ariko ako semberetse iki ese basi mwicare mu biganiro mwese muri bako nta kintu ganira n'uyu mugabo iyaba waruzi ukuntu umugore we yaje kunira hejuru hano atwara uwo n'umugore we uhuye n'umugabo kandi uyu rero niwe nahama ndetse rero abakira batwumva banza wicare gatoya ariko ibyo bintu bugira iyo ushaka kugira ibintu by'amabanga ibyo bintu bugira amabanga ninde wabwiye umugore we ko imba buri hano si telefone nangaye yizani hano ubwo bakagura sibyo none humva ikindi umukene nakubwira mujye mureka wowe se amafaranga yawe ushaka ubundi umugore wanjye niwe yimuhaye mubyumvikanyeho no njyewe numvikana nani ciye ahangaha atari kubanza kugura kuko umushinga wawe ntawe bagiwe amafaranga yanjye hano amafaranga yawe ngubwiho nzayakura ejo nzaguza mu itsinda ibyejo bibara bejo nako ntago ari kera ariko ejo si kera ariko kamubaze kuki ariko wari wakubitwa n'umugore ntago twatubanye neza wari wakubitwa n'umugore mu buzima bwawe ese basi uyu munsi wabishaka kukubaho narabikubwiye reka twumvikane sinakubita umugabo usura umugabo waretse nkakwereka reka abanze bakugurira akantu gatoya sibyo tugira icyo twumvikanaho sibyo oya ndabyumva bakwishyura kuri kode reka bakuzanire sibyo tukavugireho utagira ngo no kuvugira ku busa sibyo genda uzana kunywa buzanye amafaranga nose ngenda unayambere n'urayama ngo nzane ibyo nzana hano nyishyiremo kode warasaze cyane ndabazi shanda bazi akanyenyeri zana shyiramo ndaguhereza ushyiramo pin nakatazaza muzakaza nture ku muziki yango ari wowe agira shyiramo ko utagira ngo nsizemo n'iyundi zana ndayishyiramo yishyiremo yari uyifasha ariko sibyo se ubundi byanyu mu bizanamo zana hano kandi telefone byanjye uyijyanye ugasanga ibishingo shirapfuye ndaka kabisa ndahita nkimura kigabo nacyo mwagiye mwizera shyiramo pin banze kwanza angereho mbese ndamenya nishura icupa ryangaye ko nkubwiye ngo nguriye icupa none urangurira njyenyine genda urangurira njyenyine
dore igitekerezo ntabwo twagenda twishyura buri kanya zana umuco ntago nywa njye nyine ariko ndi kumwe n'umugabo nta cyaka mfite ntabwo uyu ntabwo ariko ndi kumwe ariko mana yanjye ariko narumiwe ariko akankubaza iyo ikintu yuti ikiru uzi icyo ari cyo uvuze kuje kwica ikiru none urica ikiru n'abagabo utari kubagurira basuru n'urubanza si urubanza se bitaniye he aho utari urubanza nibyo ngaho noneho umva nkubwire ariko mumenye ko gahunda atari yo nari mfite twari turi ku rugendo ni ukuvuga ngo gahunda zinjiranye mu zindi gahunda zinjiye mu zindi kubona nk'umuntu ugiye hafa ariko si ibintu bikimwe kabyara noneho rero genda wizanire n'undi wizanire nwangiza ubwire umubare nshira hari ikindi haryo mwikishuma umuyugira rero ni 4,000 ubu yazanye hakiri kare ndakuza ujya wisubira ni 4,000 ku kirahure ubu yamaye hakiri kare utaranyisubira ntabwo nywa akarahure kamwe nese undi umuntu yanywa akantu kamwe okay none se kutarori muri gahunda mweka mwari ikibazo ntabwo nari ndi muri gahunda ariko nanone umenye ko wanshoye mu rugamba ntigeze ntangira genda uzane nta kibazo okay ubwo nuturahure nkatungaye nanjye ni bya bindi nsanze ubu si 1,000 amatubiri y'unguyu ngo ni 8 w'uyu nguyu kangukorere facture wowe ni ukuvuga ngo ni 8,000 by'uyu nguyu hanyuma ni 8,000 bye nanjye ndanywa hanyuma kuko ngiye ndi ku miti nge ntago ndimo siye kira 11,400 zanana mukiremo kode niba kwa buni misali yashize hari ikibazo gaho gira vuba ariko tugira ngo nkomeze urugendo nari ndimo oya reka nyaza ariko turi seriye nta kantu nakamwe nakuzanira rega kuba uri mu rugendo ntabwo bikuraho kuba wanywa navuye ko ndi ku miti nge ntabwo musibe reka mbenza mwe wowe nigute nimba ko kuri umugabo agakwiye kwishyura ko no bwa mbere mbonye muri aka kabari uramutse unyemere nkabikubwira neza ukuntu byatangiye mu kuntu byagenze uyu muntu nubwo avuga yazanye amakimbirane mu rugo rwanjye ashwana n'umugore wanjye bigenderamo nta kindi kibazo nyine nari mfite nese ugira ngo yapfuye gushwana n'umugore wawe gutyo ntabwo nzi uko byagenze akira shu nanjye bagiye kunzanira twari twatumye umuntu kujya kurangura ntaragera hano ariko akiyagera nawe urabyumva naho rero muri abantu bakunda umugashwana gutyo ubwira mpangu nimba warariye ideni ishyura bataguye kugufatira n'ubu byawe ijana nemera kuri ese ko veni uri kuyikura ko veni tuzambika no tuzagenda tuyinywa ariko none turumvikana kangahe nimara kubwira byawe ijana ntacyo ayo ntukajye uyavuga kenshi doko azaza sibyo doko azaza kumugereka ubundi yagakombye kubiryine kuko waneje n'abantu utuna ariko hano tuzanahanywera menshi tureke kuyita amazina tujye tunywa gusa se none umva ikintu ushaka kukubwira mbabarira utanteza urusisiro sibyo yabizi ko ndi umugabo bazi ko witwara neza ko mumvuga nabi kenshi ariko iyo uvuze ngo singa bibi umuntu ari kumva usoza ngiye ko waneje umugore wi biteze none hamagaye twagize ngo warimutse ndahari nawe nimukase njya he biteze sashima ibaswe ni sawa tukurebera agatebe se wabaye ufasha akakange se n'ubundi ngiye ko mba mari aha hose zanindi nawe ubwo twicara nyine ubwo gahunda igeze se rega gahunda se ngo nungirire karibu musanze ku meza musanze ku meza nta kintu mufite akose kwa mugabo we kutajya ugura wabaye ngo bimeze bite ni sawa ngaho ndibaza wari umaze kabiri utagera hano mwa ngaho rero n'ubundi nari mpanyuze ngirira wa munsi wari wambwiye narengeje amasaha mbabarira ya mafaranga harya wari uzi ikintu bavuga ngo amata abyaye amavuta ibi nibyo bimbayeho uyu munsi uvuga ngo uyu munsi ngiye guhuza abantu mfitiye amadeni n'abamfitiye amadeni njyewe urwo rubanza rumvuyeho dore amafaranga yawe ngaya yirirwa agenda yitambaza hose nagucika aceka sajyamo amafaranga yanjye wa mugabo amafaranga yanjye ngewe ba amafaranga yanjye nza gukunda mbe nisomera nacyo banza gukunda imeze amafaranga mfite nayo yunguye ntagaraya yamuhereza yambe kwanza iyi ngiyi ni yandi ubundi
niye kuva kare amafaranga yanjye mwemuretse tubanze turangize cya mwana ni mukanza nayo banza wumva ariko nta mafaranga Justin nakuzi sigerekanya amafaranga nitwa wasi nimara ko amafaranga uyu nawe ayaguhe hari ikindi niba utamuzi reka mugupresent urayitwa wasi niwe nyiri mafaranga ufite yamuhe kirira vuba ko ntabwo cyangwa iyi telefone nyigumane ubwo araba haburaho 80 yingiye gura 20 ntabwo ntimukihane ntabwo nguhaniye amafaranga umurongo w'amafaranga umeze sibyo umurongo w'amafaranga umeze yuko ndayazana nkayaha uyu nawe akayaguha oya nta kibazo sibyo biroroshye yamuha yame biroroshye gambuzi oya gaho yazane nyamuhe ariko mbabwira ibintu turi gupfa ngo nuko ntagura ugura iki se iyi minsi yose nkubonye wowe n'ubwoya bw'ipusi we wabugurura uyu munsi yapfutse hese bakuzanire umuyugiri bisbia umuyugiri ni ibihumbi bingahe nguzana hano dushyiremo kode ariko noneho aho turi haza amahoro ariko uravuma aya mafaranga mutazansuzugura mutazabona telefone nawe urayimuha ukadoya amafaranga mutazabona naho rahango mugire ngo ngiye ntunzwe n'igikoma gusa urumva iyo nabishatse ndanagura no kuvuga ngo inkweto zihagaze make Imana yanjye nta n'ikintu cyabo ibyo nakagambane mwemuritse telefone mwemuritse sibyo wowe nanjye noneho ndisubiye sibyo imiti nari ndiho sibyo urayihagaritse ihagarika nanjye unzanire uravuze ngo tumwe ariko noneho tuzana umutekano oya ikaziye hano sibyo mubona ntagenda ahangaha mukagira ngo nyiri bihabera wasi ndakumva mwana ndakumva kiri muhamagaye kangahe mani mpamagara umereza amafaranga wa mugabo ngo twumvikane uravanga umpaye amafaranga nta kibazo urakoze cyane ariko tubanze ubundi rero kare kose nibyo wari kuvuga mu kivandimwe abantu mwe niba umuntu ashora ubwenge akabona amafaranga mukumva mwayatwara ubundi ko abantu dukorana mbazi wowe ukorera muri company uko ubizi singutumirijeho umuvinyo witwa umuyugire kaze nkubwire amafaranga abonekeraho ni ikibazo ahubwo ngize n'Imana nkaho ko nzi ko kiri hari umuntu utanarikika ubundi wayamutwaye dore ahantu amafaranga ava mu mufuka ava mu mishinga ava kuri banki ava mu bibino ukorana nabande ngewe rero ngurana n'ikibino cyitwa gute mukorera nye noneho rero twari tuzarasa ku ntego ejo bundi ariko kiriho azanya amarere maremare ibyo kugabana mbivamo mfata umwanzuro kugusa ejo hari ubwo ari kera ejo hege kugira ngo n'uyu mafaranga naro ratangiye ufashe telefone oya ufashe telefone kandi amafaranga bayageza kuri telefone kandi uzi umubare w'ibanga ubwo wowe urumva ibintu utangiye kuzana telefone nta kibazo telefone nanayigurisha ngewe ntago bajya banja bacuzana baze ni nawe muntu wenyine mbonye woze mu jisho umugabo ntanze ko nta muntu uri nyine ngo ntanze n'iki kuko kiriho ni nawe unavuze ati dore kivane unyishyure bro kare yakivanaho se gute ariko utagiye uzana nini ubona se abantu wese bayiki nawe ubundi biriya byawe bayiki mwafata ukirirwa ugira niko harya nawe imiti ni wayihagaritse ayivuye imiti ni wayiretse buretse gatuma tubabwire sibyo buretse buretse tubanze tumwe muri gahunda sibyo icyo dusabwa kumenya dukwiriye kumenya ngo ese turi kunywa mu rugero sibyo dukwiriye kumenya ngo turi kunywa mu rugero sibyo ikindi cya kabiri ntabwo ari ngombwa yuko ibintu byose biziranye ibintu biboneye iyo bintu bibonekeye icyarimwe nagwiraga abantu ndabaguranira nimugera kuri noneho reka tubanze tunoze uyu mushinga sibyo tutaza kunywa tukaza guta umurongo sibyo cyakoze ibindi abyishyura haracyabura n'ikintu nubwo atari byo nashaka ntabwo gahunda yari yuko nishyura ibi byose ariko tubanze dutekereze se byari ngombwa ahubwo none se ko ngurimo amafaranga aya mafaranga tuyavunjizemo ayo nkwishyura aricyo byaba bitwara ndumva tujya kwishyura nagatanga inzoga ya nzonyo zanano abanza yishyura ndatangiye kwishyura kugira ngo twungurane ibitekerezo wigeze unywa inzoga y'inyamunyo waba nabanza yishyura noneho yego uyu nikije uje wabona hanyuma rero ni ukugira ngo tutavanga imishinga sibyo nari nciye ahangaha nyine ndi kugira ngo mbaye igitekerezo dufitanye ibyo ntibyarangiye ngewe ubu iyo naza kuba ngiye kugura gaze kandi ni igikoresho cy'urugo ugiye kugura iki reka banza nyishyura ariko kugura gaze yo gutekaho urabona duteka ku rubaraza ivumbi rigatumuka umugore yamuhaye igitekerezo bati natwe muri gahunda z'iterambere dukwiriye kujya ducana ku bintu bitagira imyotsi bitanahinda igitekerezo cyane bakabanza bakanyishyura inzoga yishyura tuma turaganira none nagiraga ngo uwo mushinga tuvange n'indi mishinga yose twari dufite
amafaranga y'inzoga ndayishyura uyu munsi bose reka twishyure amafaranga ya gaze ndayishyura uyu munsi reka tubanze twishyure amafaranga ya wasiwasi ndayishyura ejo ubwo ibintu ntibitunganye okay ngaho ishyura tupfundure tumwe rega ntago mwayizipfundura mutaranyishyura hanyuma rero mureke tudatwara umwanya mu kunywa gusa zana tubanze twishyure sibyo hanyuma ibya gaze mbishobora igitekerezo cyiza oya ahubwo niyo mpamvu ngubwiye ni bure ase kuki mutabaza ngo munamenye niba umuntu yagira icyo abafasha sibyo ugiye kwigura hehe ngiye kwigura i Kigali nawe ukereye ko se mwagiye mumenya n'amakuru mukabaza mfite gaze uragiye ngiyo n'amatike ntayiki niyo tike tuyinywere nkwe na gaze nashakaga inshyashya gaze mfite no kaziyo ariko iri mu ikarito yayo iri mu biki byose ndabyumvise zana amafaranga nkwe gaze gahunda yanjye sinyikubwiye icyo nyine ni gaze nshyashya gahunda ngiye gaze mfite no kaziyo ariko ndayishyira mu ikarito n'ubundi ni nshyashya iraba nshyashya nabanza kuyireba nuri n'ishashi ya ese nakwishyuza ikintu utabonye oya tumaremo agacupa tugende tubanze turebe twabazemo agacupa se tukagenda ugahita ureba gaze ukayishyura wanayibona oya mubanze mumweretse gatoya mu mwijima w'ibinyoma urukundo rubwiro inshuti zibabanze ukuri kukagurishwa ibanga ryo kubaho riba imitego y'umwanzi amaso arabyina ariko umutima urarira kazitunga aho urukundo rusenyuka ariko ukuri ntikugira isoni kazitunga